fire n'umuriro kunyavugane bazakumya gutwika bagende batwika bashuduke nabo bahiye Imana idufashe kuko niba imitwikire mbona hanze imitwikire mbona hanze bazatwika batwike bashuduke nabo bahiye abantu bananiwe gutungana muri uyu murimo no mu itorero aragusora rero aragusora Yesu aragosora kandi aba yagushoje ibigeragezo aba yagushoje ibintu runaka aba yasuzumye umuntu ngo arebe uko ahagarara mu kintu aba yakoresheje ibintu by'ibyaha bizenguruka umuntu ngo Yesu arebe ko umuntu abikora ku buryo ibyaha biza hafi bikagukikiza Yesu agamije kureba gusa uko bihagararamo rero kijya kintu ubonye cyagiye kibaho aho ukizi n'ibintu utazi ubwo ibyo nzi n'ibyo uzi tubyongereho nawe unyumva ibyo uzi ubyongere ku byo nzi urya muntu wari ubonye Imana ishyize ku karubanda already burya Yesu yaramennye umuramo niyo mpamvu muzajya mubona hari abantu bagwa ntazabyuke ubundi Bibiliya ivuga ko nari mbivuze mu kanya mbona uratangaye ivuga ko hari ukugwa k'uburyo bubiri kugwa k'umuntu usitaye kugwa k'umuntu utezwe kandi wirukankaga wasiganwaga utsikiye unyereye uburyo bwose bwo kugwa uwo nguwo ikintu kimuranga arabyuka haleluya iyo adahise yangirika mentalement moralement arabyuka ibyo bikomere bakabyoza bakabivura agakira agakomeza urugendo ni nayo mpamvu Yesu yishingiye Imana ishimwe yishingiye inguma yishingiye gukomereka dukomerekera he muri uru rugendo iyo tuguye dusitaye duhuye n'ibidusitaza ibyo bintu Yesu yarabyishingiye ariko hakaba n'umuntu ugwa ubutabyuka adasitaye akaryama akabyuka tumfashe ni programme ni projet nahereye aya nanjye ndagiye nkuryo abandi bose bakora Yesu ashimwe cyane inshuti zacu inshuti za Mumuriza GB Ministries amahoro y'Imana kuri mwese aho muherereye hirya no hino turabasuhuje yego rero turashima Imana ko turi amahoro kandi namwe twiringiye ko muri amahoro aho muherereye hirya no hino ku isi hose rero amahoro y'Imana bane namwe kandi mukomeze kugubwa neza mu buntu bwayo uyu munsi rero ni wa munsi w'Uwiteka yaduhaye kugira ngo tunezererwemo tuwishimiremo tuba amahoro tugubwe neza Yesu nashimwe cyane rero kuko yawuduhaye tukaba turi amahoro niyo mpamvu tudahwema kumukorera no gukora ubushake bwe uyu munsi rero tugarutse nanone kugira ngo twongere duhumurizanye dukomezanye tubwirane amagambo adukomeza mu rugendo duhugurane tubwirane ibyo bindi tuba tudasobanukiwe ababisobanukiwe babitubwire tubimenye wowe nanjye rero uyu munsi twongeye guterwa iteka n'umushumba Dr ZigirincutI Michel murabizi ko ubushize twaganiriye ko mwarabibonye imyambaro twari twambaye ubu rero tuvuga Pasteur Dr ZigirincutI Michel rero abanyacyubahiro tubaha ibyubahiro byabo ko Imana iba yabahaye natwe turabibahereza mushumba turabakiriye murakoze cyane Imana bahumugisha amen uyu munsi rero tuje kongera kuganira twungurana ibitekerezo kugira ngo dusobanukirwe kurushaho ibyo tudasobanukirwa mu ijambo ry'Imana cyangwa se hari ukuntu umuntu aba anabizi mu buryo butari bwo rero iyo tubonye umuntu ubisobanukiwe wabyize wabihuguriwe cyangwa se mwuka w'Imana yaramuganirije akabitubwira tukabimenya kurushaho rero nje nawe reka duhuze umutima dusenge hanyuma dutangire data mwiza tuguhaye icyubahiro turagushimiye kuko uri inshuti yacu uri umubyeyi wacu uri mwiza kuri twe tugirira neza uko bukeye ko bwije urukundo rwa mwami turarubona iyo tugihumeka haba hakiri ibyiringiro na bya bindi bitugoye tuba tuzi ko biri bukemuke rero turabigushimiye ko duhaye undi munsi mwiza wo kuganira ku buntu bwawe n'imbabazi zawe urukundo dufitiye kugira ngo dusobanukirwe neza iby'uru rugendo turimo mwami tuguhaye icyubahiro kubw'umushumba waduhaye data warakoze kumukunda ukamuragiza iby'ubwiru bwawe mwami kugira ngo
ye kubigumana ahubwo natwe tubisogongereho dusobanukirwe kurushaho. Mwami turabigushimiye bene data rero twese, reka mwami twubakwe nawe, reka amagambo agiye gusohoka mu kanwa ke twese mwami tuyasogongere kandi turusheho gusobanukirwa ibyo tutari tuzi. Tuguhaye icyubahiro mana yacu kuko wumva gusenga kwacu, ni mu izina rya Yesu dusenga twiringiye kubyumvise, amen amen. Rero reka natinze nakire umushumba abasuhuzeho. Ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Yesu nashimwe cyane. Hallelujah. Kandi murakoze kuduha ikaze. Amen. Amen. Mushumba turabakunda. Murakoze cyane. Kandi dukunda Imana yabahamagaye cyane. Ikabahereza ubwenge n'ubumenyi bwo kugira ngo mugabure ibyayo kandi mubigabure neza, kuko yubigabuye turafashwa. Atari bimwe hanze bavuga ngo baratwika, bagatwika ari fire n'umuriro. Kunyambuga ne bazakumya gutwika, bagende batwika bashuduke nabo bahiye. Imana idufashe kuko niba nasha imitwikire mbona hanze aha, imitwikire mbona hanze aha, bazatwika batwike bashuduke nabo bahiye. Imana yo mu ijuru turinde gutwika rwose. Hari amaterme gutwika bashumba bene data bavuga butumwa, twirinde gutwika. Mureke dutanga ijambo ry'Imana uko riri, nta mpamvu yo gutwika. Yesu uratwika ko n'ubundi umuriro uzaza. Turatwikira iki hakiri kare mushu. Suko se nukuhamagara se niki nuko wihutisha. Imana dufashe rero. Hano rero turahumuriza kuri Mumuriza GB Ministries. Na kindi tuvugiraho, ntabwo twebwe dutwika, twebwe turahumuriza. Ahubwo babandi batwitswe mujye muza tubahumurize rwose. Nukuri dufite amagambo ahumuriza, turabakomeza twanakubwira uko wabigenza ukava muri uwo muriro ugutwika. Yesu nashimwe cyane. Mushumba rero hano mfite ikibazo. Tujya twumva nubwo abatwika bahari ariko hari n'abadatwika. Batubwiza ukuri, tugasoma Bibiliya, tukagenda dufashwa mu nzira y'agakiza. Ariko hari ijambo ritubwira ko ngo Yesu azaza nk'umurabyo, aje kudutwara, tuzatungurwa. Uzaba yiteguye ajyana, uzaba atiteguye nyirabyumva. Azaza nk'umurabyo. Ariko noneho tukagira n'ibindi. Ese kazaza nk'umurabyo kandi hari imirimo yindi azabanza gukora, azagosora ryari? Hagomba kugosorwa amasaka agosorwa, wa murama ya myanda irimo ikavamo. Ese uwo mwanya wo kugosora azawubona cyangwa azaza nk'umurabyo ahita atwara se ngo already barimo kugosora cyangwa? Murakoze cyane. Mu by'ukuri ayo magambo ari muri Matayo igice cya 3 umurongo wa 12. Ahantu havuga ngo intara ye iri mu kuboko kwe, azeza imbuga ye cyane, amasaka yazayahunika mu kigega, ariko umurama wo azawucanisha umuriro utazima. Uriya murimo kugira ngo abantu babyumve neza, babanze bawugeranye n'umurimo usanzwe uri fizike kugosora nyene. Iri sarura iyo turebye mu mugani w'urukungu dusanga harimo ikintu cyo gutema, cyo kurandura urukungu bakaruhambira imiba rugatwikwa, kandi nicyo kizabanza. None amasaka asarurwa nyuma. Muri iryo sarura amasaka agira ukuntu ahurwa akagosorwa akagira igihe cyo kuyahunika. Ubwo ni mu buryo bw'imirimo ifatika abantu bakora bahoramo. Kubera kugira ngo twumve ibintu by'Imana neza bisaba ngo tubitwarane nuko tuzi ibisanzwe. Bira n'iby'umwuka aho kugira ngo tubyumve neza bisaba ko tugira ama reference ku by'umubiri. N'ingero Yesu yagiye atanga, niyo mpamvu yazitangaga niyo mpamvu yazitangaga muri activities zisanzwe. Yesu azagosora ryari kandi wumva ukuntu azaba aje yihuta. Ariko kuko kwihuta Mana yanjye nk'umurabyo, ibaze nawe nk'umurabyo guhumbya no guhumbura kw'ijisho. Azaba ajyanye itorero rizamuwe nta na trace nicyo bita ikirari cyangwa inkora. Inkora n'ibiriya byo mu nka kureba aho inka zijya kona. Ibi bintu rero
ndashaka abantu babyumva urakoze kubimbaza. yego Yesu kuza kwe ni final kugenda itorero, yego ariko ibyo agomba kugosora byo already abirimo. okay abirimo tubifatire ku ngero zifatika. Reba imyaka umuntu amaze muri iyi nzira ijya mu ijuru mu by'agakiza. Reba abantu mwatangiranye, mu bantu mwatangiranye wabonyemo abageragezwa barihangana barakomeza yego n'ubu mukiri kumwe. yego Wabonyemo ariko abananirana bagenda bigura intege eh rwose pe, bikanga bigasa nko kanga, itoro rikarwaza, abadiyakoni bakarwaza, inshuti zikarwaza, abanyamasengesho bakarwaza. Wanabonyemo n'umuntu ukunanira akakuburira uburyo yego completement kakunanira, ariko mwari wenyine mwe ko umuntu ukunanira cyane ukaguraguza bikanga. cyane. Abo bantu kumba kubwiye uko wari uzi yuko burya batuvamo mu buryo bubiri. yego Hari abatuvamo batashye yego mu ijuru byo twita igare mu mvugo ya gikristo, hari n'abatuvamo baguye. yego Uko kugwa kandi nako kuri ukubiri, hari ukugwa guteguwe umuntu akagwa utabyuka, guteguye mushuka ukugwa kurategurwa. Yewe niba kugira n'inkunga ntumbaza kuri proje ibyo bintu ni ibiki? nyir'ukugwa akabitegura rwose, yego apanga ati urumva atangira akoresha amagambo yivovotera Yesu, yego yivovotera iby'uru rugendo. narategereje Atangira ati maze ruwa mwami wanjye wa Yesu, dore igihe nagutegerereje, nabanye nawe mu busore, bana nawe nubatse, reba igihe nabereye mu bukode, reba inkumi tunga n'igihe zashakiye, reba imyaka ngize. Akasa n'urondorera Yesu ibintu byose bimeze nk'ari amakosa Yesu yamukoreye, yego agatangira gukoresha amagambo ameze nk'amusezera yego rwose. numbura zihangane, dore igihe nihanganiye. Naho kumbe ibyo bihe byose n'ayo magambo ni intara yamugiraga itya. ese ni intara. Wabishaka rizima rero ukaguma ku ntara, yego utabishaka rizima ukajyana n'umurama. n'umurama Donc umurama, kandi ikintu gitangaza mushiki wanjye GORETH, umurama ni shaka. Umurama ubundi ni iki? Ijambo umurama ubundi bwabyo ni iki? Ibyo biti inkumbi se byo ni iki? Umurama ni ibintu byari byivanze mu masaka, byanabanaga byanabanye. Kuko umurama si umwanda amasaka avana ku mbuga, oya, umurama ni ibintu byabanaga n'amasaka mu nkumbi. yego Nkuko tuzi ko iyo umwana avutse asohotse mu nda avutse, ese n'ingobyi nayo murayirera oya nk'uko rero inkumbi ni kiriya gishishwa cy'ishaka ryari ririmo. Hanyuma umurama ni twa tuntu twari turimo tworoshye two gufasha ishaka kubaho. yego Ibyo bintu byose rero uko intari gusora bikavaho, yego Yesu aragereranya ko ariko ajya avana abantu bananiwe gutungana muri uyu murimo no mu itorero. Aragosora rero, aragosora Yesu, aragosora, kandi aba yagushoje ibigeragezo, aba yagushoje ibintu runaka, aba yasuzumye umuntu ngo arebe uko ahagarara mu kintu, aba yakoresheje ibintu by'ibyaha bizenguruka umuntu ngo Yesu arebe ko uwo muntu abikora, ku buryo ibyaha biza hafi bikagukikiza. Yesu agamije kureba gusa uko bihagararamo. Niyo mpamvu iyo usomye Zaburi 17 umurongo wa 3 hasome wumve. Zaburi 17 umurongo wa 3. Zaburi 17 umurongo wa 3.
wagerageje umutima wanjye, yego, wangendereye nijoro, yego, warantase ntiwambonana umugambi mubi, namaramaje kudacumuza ururimi rwanjye. urakoze cyane. Hallelujah. wagerageje iki umutima wanjye, wangendereye ryari nijoro, warantase ntiwambonana umugambi mubi, kuko wasanze naramaramaje kudacumuza ururimi rwanjye. urumva Yesu aratugosora bene data, Yesu aratugosora kandi amaze igihe, ntago atangiye vuba aha, amaze igihe abikora. wamuburira uburyo rero, uwo mwanya intara akayerekeza hamwe n'iki umurama. muzabigenze muzarebe, iyo umugore ari mu kugosora, abafite ahasukwa amasaka hano, nawe wagosoye mbese, abafite ahamena amasaka ahangaha n'ahajya gusuka umurama hariya. uwo murama rero, uwo mwanya kugira ngo hatagira n'umuyaga wongera guhuhamo ukagira intokoza, already bamaze gucana ibyo basuka byose basuka hejuru y'iki y'umuriro. nyina abantu bajya kotsamo ibijumba, dore ko abantu bakunda ngo ibijumba byokeje mu murama cyane, ngo gishya neza ukuntu ni kujya no bavuga. uwo murama kuba ugosorerwa hejuru y'aho umuriro uri, ugashya ugatwikwa, nuba ngo umurama wose wamenwe hariya, nta kindi kintu uba ugiteze kumara, ntuzavamo ifumbire. mu bintu nabonye bifumbira umurama ntubamo. ibishogoshogo by'ibishyimbo barunda bakabikarita bikabifumbira, nta kimurama ufumbira rwose. hari n'ikindi nabonye ariko Imana igeze no kukimishurira mu nzozi. nigeze ndota ahantu hamwe itoro rimwe, mbona mu murama hamezemwo amasaka. waba warabibonye nawe ko mu murama hajya mu murama naho ubwo ni ryashaka très bien, urakoze cyane. ni kagashaka katakayemo karamera, uzi ko rimera rikanazamuka rwose rikagira n'utubabi, ariko burya ntishobora kwera. nta shaka, nta ntungamubiri waryo riba ribona, nta mizi. burya imizi yaryo ntibikora ku butaka, nta ibihurira mu by'ukuri n'ubutaka. urabyumva? niyo mpamvu ubona ibyinshi bimezemo byuma. rero ikintu cyo kugosora Kristo Yesu arimo aragikora, ntabwo azagosora aje. ari nayo mpamvu benshi muri iyo mirama nabo yamaze kujya gute kujugunya kera. yamaze kubajugunya kuri, yarasutse yari yaramenye. niyo mpamvu wabonye hari abantu b'abanyabyaha babanye ibyaha mu rusengero, babibana igihe, barabikorana, babikorana umurimo, tukabyumva, tukabimenya, kandi Imana iri yaranja tukabimenya. nta muntu uhisha ibyaha bye igihe kirekire ngo bikunde. Imana igira ikabihishura. urumva hari uguhishurirwa ko mu buryo bw'umwuka, hakaba no guhishura byo gushyira ku karubanda. gushyira ku karubanda, gushyira umuntu ku musozi, isi ikamwuta ikamuwe. rero kijya kintu wabonye cyagiye kibaho, aho ukizi n'ibintu utazi, ubwo ibyo nzi n'ibyo uzi tubyongereho, nawe unyumva ibyo uzi ubyongere ku byo nzi. urya muntu wari ubonye Imana ishyize ku karubanda, already burya Yesu yaramennye umurama. niyo mpamvu muzajya mubona hari abantu bagwa ntazabyuke. ubundi Bibiliya ivuga ko, nari mbivuze mu kanya, mbona uratangaye, ivuga ko hari ukugwa k'uburyo bubiri: kugwa k'umuntu usitaye, kugwa k'umuntu utezwe kandi wirukankaga, wasiganwaga, utsikiye, unyereye, uburyo bwose bwo kugwa. uwo nguwo ikintu kimuranga, arabyuka. haleluya. iyo adahise yangirika mentalement, moralement, arabyuka. ibyo bikomere bakabyoza, bakabivura, agakira, agakomeza urugendo. ni nayo mpamvu Yesu yishingiye, Imana ishimwe, yishingiye inguma, yishingiye gukomereka, dukomerekera he muri uru rugendo.
iyo tuguye dusitaye yego duhuye n'ibidusitaza yego ibyo bintu byose yarabyishingiye. Ariko hakaba n'umuntu ugwa yego ubutabyuka udasitaye adasitaye. akaryama akabyuka tumfashe Ni programme ni projet nahereye aya nanjye ndagiye nkurya abandi bose bakora. Igihe nahereye nta nk'urwagwa ndarunywa ndwitura umujinya. Igihe nahereye nirinda abagore nirinda mva uwo nahakaniye wese ndabashyira ku murongo. Ibyo bintu rero kugira ngo kandi abanteze amatwi nzi ko bari kubyumva, kugira ngo umuntu ajye gupanga atyo avugira atyo imbere y'Imana Satana amwumva, ya ni intara yaba ari intara imennye. Si rimwe si kabiri Yesu avana abantu be mu bintu bye. Si rimwe si kabiri. Kuva kera yarabikoraga, akavuga ati ibi ngibi ndabihazi, ndamuhazi ngo kuko igosora rikorwa nabundi Yesu azaza aje guhunika. Guhunika kw'amasaka ni kuri azatujyana kugira ngo cumi kujya guhunika. Ariko imirimo yose igendanye no guhura n'igosora arimo arayikora. Yesu aguha umugisha cyane. Musho Imana iguha umugisha cyane. Ikintu rero impamvu natangaye ko hari uwugwa yabigambiriye, hariho n'usitara kongera agahaguruka, utekereza nk'umuntu uba warasogongeye akamenya uko Yesu agira neza, akamenya ubwiza bwe, hanyuma yariza akagambirira akavuga ati ubu ndagiye kandi sinzagaruka. Ibaze nawe. Hanyuma Kristo akazaza agasanga ariko bimeze, itorero kajyanwa agasigara. Ako gahinda azaba afite. Waba uzi yuko wasitaye. Ariko agahinda azagira uriya muntu Yesu nagaruka ntabwo ari agahinda ko kurogereta kuri ibyo bindi yaretse. Bizabyararangiye. Ahubwo azajya ababara noneho yibuke ko yabihozemo. Yibuke ko yabihozemo. Kandi muratuma mvuga kuri classe 3. Classe 3 z'abantu mu byo kuzamurwa mu ijuru. Hari classe ya mbere nziza ni ngoye ngomba guheraho, y'abakomeje barihangana none barazamuwe. Hari na classe y'abarimburiwe mu byaha bakoze kuva babaho, banzwe n'ubutumwa bwiza, barabwumvise bagakizwa. Abo nto bumvise igice cya kabiri. Ariko igice cya gatatu cy'abantu bazababazwa n'ibintu bamaze igihe bavuga, Satana azabihimura kuko bamaze igihe nabo bamucyaha, bamwirukana, bamurwanya. Icyo cyiciro nge no kikenambabaza buri. Umunyabyaha wabaye umunyabyaha akabikora rwose kwidembe, akabikora kineza uko ashaka akarimbuka, nuko nyine nta kindi twamukorera. Ariko umuntu wabaye muri uyu murimo, wabaye mu nzu y'Imana, watanze ibyo mu nzu y'Imana, wasengeye abarwayi, wavuze ubutumwa, uyu muntu afite akaga kuko Satana azamwihimuraho cyane kuruta abandi. Bene uyu muntu iyo Satana amubonye, ariko reka mbabwire, uzi ko njya ntangara kubonana n'uyu munsi wa none ngo Satana akibaririza intumbi ya Mose. Ibaza nawe. Ibaza kuko Satana akibaririza intumbi ya Mose. Ugavuga ati ariko wamunyereka nazanze ayanzoka ye yari izacu, wamunyereka aya nyanja yakamije imbere y'abantu, wamunyereka n'ingabo zanjye zaguye mu nyanja, wamunyereka kubita agatoki kandi. Ariko ntabwo akimubonye. Ubwo abazaba bagiye twese azaba avuga atyo. Ariko ibaze kugira gutya akabona umwe muri abo bakoze ibyo. Ubanza uzahaboneka azaduhagararire twese. Twese abarwanyije Satani azaduhagararire, aze kuri twe zose. Sinzaba mpari.
urumva hari ijambo rivuga ngo ibi bisoko nk'ibyiza, hari ijambo rivuga ngo ibi bisoko nk'ibyiza, kuvuga ngo azaduhagararireyo azikubitwe zose. Urumva ntabwo azabura nicyo kibazo, ntabwo azabura, kuko nawe ibuka abantu bagiye bamaze, kuko Bibiliya iravuga ngo, umubwiriza aravuga ngo ikuzimu aho abantu bajya nta migambi we, nta kumenya Uwiteka, nta butumwa bacyumvise, ntibagitsinzwe, ntibagiteranye, ntibakirondowe n'umwuka, bariyo nta yandi mahirwe yo kubwiza bakibonye. Ariko nizeye ko musobanukiwe ibyiciro bitatu by'abantu mvuze, 3 classes. Abanyabyaha babikoze rwose barinze bagenda, ariko abantu bagiranye ikibazo na Satani, abazaba yihurira yihimura biva mu itorero ry'Udukiya, kuko udakonje ntubiringiye kukuruka kishyo. Imana bamuca cyane. Iyo bigeze aha ngaho rero mpita numva mbabaye cyane, nta kuntu utababara. ndavuga ngo Imana idufashe, nawe wasubiye inyuma, nawe wagambiriye ukagwa, ganduka rwose, haracyari igihe, haracyari imbabazi, gerageza ugaruke, ukuri garuka, yaba ari wowe wahisemo, yaba ari nawe wasitaye. Ibisitaza ntabwo bizabura mushu, ibidusitaza mu nzira ni byinshi, nk'uko uba ugenda neza ubona ahantu ari hazima, ariko nta kuntu ujya kubona ukumva hari igihe unyerera ku ikaro cyane, ari ku ikaro ugasitara cyangwa sitara mu nguni y'inzu nk'ariya. Rero bakundwa bene data, mu nzu y'Imana ntabwo uzabura gukomerekeramo, ariko ibuka yuko buri muntu azabazwa ku giti cye. Ni wowe ugomba guhitamo guhaguruka, nta mpamvu yo guhera hasi, nta mpamvu yo guheranwa n'igikomere umushumba yaragukomerekeje, umudiyakoni yakuvuze arya, tuzavuga. Njyewe njya mbabwira mushumba, nkabwira niba na Kristo yarahuye nabyo, ko yahuye na byose, yego se urinde wowe. Hari n'umunsi nawe ubwo yabyivugiye, aravuga ati ariko niba barangiza gucyunda umwigisha wanyu ndi shobuja, mwibwira ko umwe bazogira gute? Rero Imana yo mu ijuru idutabare bene data aho muherereye hirya no hino. Turabifuriza yuko mutakwemera kuva kuri iyo ntara. Niba turimo tugosorwa, uri mu kigeragezo, urimo gucika intege, urimo uragosorwa, wikwemera kuvaho, komeza uvuga uti Imana ndahari, ndacyari imbere yawe, ariko wamindurira amateka nanjye, hari icyo wakora nkava muri aka gahinda. Kandi ni igihe rega, igihe cy'Imana iyo kigeze biratunga. Hajya ntabwo mbwiye ngo waragosoye. Naragosoye. Kugosora kugira rwanda babyite ibihe bitatu. Hari icyo bita gushungura gutyo. Ibi gutyo. Ibi ngibi niko babyita gushungura, gutyo. Iyo bagira gutya, ibintu byose byaba byivanze mu myaka igosorwa, birazamuka bikaza hejuru, ku buryo rwose ubiyura ukabishyira hariya. Iyo si fazi ya mbere. Fazi ya kabiri ni ya gutyo. Ibi nduba bagita gukebya, hari guhuha mbese gutyo. Ibintu iyo umugosozi ariko uhuha bwa mbere gusa, n'ubwa kabiri, ku bwa gatatu n'ubwa kane intara ubwayo iba yiboneye umuyaga. Erega hari umuyaga w'intara ubwayo iba yafatishije, iyo ubwayo iba yamaze kwibonera umuyaga rero. Noneho kirya gihe nabwo hari ibigenda, ibyagerageje kwihishamo byose. Ubundi irya fazi ya kabiri niyo gushakamo ibyihishe mu gihe twashunguraga. Hakaza fazi ya gatatu yitwa gucencura. Gucencura dore ni ukugira gutya, bikitera hejuru, bikabyina ku ntara aho ngaho, bikabyina, ariko uko bibyina kose, ikirwaye cyose gifite inenge kiba kirimo gikomeza kigenda gihera ku musozo, kigenda ubona kijyana. Ari ikintu cyantangaje, ikitu kizima cyose, shakarizima, igishyimbo kizima, ikigori kizima, birone bigasigara hafi y'inda y'ugusora hano, dore hafi aha hafi hano, uko agira cyo arya bigomba kugira byangaha. Ariko ikigenda cyose ukibona ku musozi w'intara hariya cyagiye, ku buryo yashatse agira cyangwa cyane rwose, kandi agira gutya hakagenda ibyo gusa. No kubireba narabibonye gusa, uyimpaye ngo ngusore nabimena nkabimara hasi. Uko niko ku ntara ya Kristo. Haleluya. Uyu munsi wa none nubwo turimo kugosorwa,
ariko abakristo bazima barimo baraguma ku ntara ya Kristo kandi hafi y'umugosozi. Imana yo mwijuru ibidufashemo. Ariko harimo kugenda, harimo kugenda. Yesu abamugisha, murakoze cyane. Imana umugisha mushumba, abadukurikira hirya no hino tugerageze kwisuzuma, ese waba uri muri bya bindi bashunguye bajugunye cyangwa uri barimo no gucenshura, ese urimo kugosorwa, aho waba uri stage waba urimo yari yose uracyafite amahirwe bw'Imana itaravuga, ntabwo tuzi ngo izavuga ryari, ariko twamaze kumva yuko azaza nk'umurabyo kandi arimo aragosora. Ubu aragosora, turabisobanukiwe n'ukuri mushumba, murakoze cyane. Ntabwo azaza ngo agosore arimo arabikora, azaza ajya guhunika gusa. Yego nanjye ndahari mbabarira, ariko ubu arimo aragosora. Mwene data udukurikiye aho uri hose, ihanganire kugosorwa, ariko wavuga uti data ngirira neza, reka ngume hafi n'inda yawe, ne kugenda n'ibigiye, kuko ibidutwara ni byinshi, ibitubuza kugumamo ni byinshi, ariko wowe gerageza wihangane ugume imbere y'Imana. Amahoro y'Imana rero abane namwe aho muherereye hirya no hino. Amen.